bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri uyu munsi mukuru wa Pentekosti. Hashize iminsi 50 duhimbaza Pasika ku buryo bunyuranye, twakira impano za Yezu wazutse, harimo impano y'amahoro, impano yo kwidegembya, impano yo kubana neza nk'abavandimwe, impano yo kugenda dusobanukirwa buke buke n'ibijyanye n'umutsindo we. Uyu munsi rero yatanze impano iruta izindi zose, ariyo mpano ya Roho Mutagatifu, ngo Roho Mutagatifu muhoza ngo azohereza binyuze kuri se. Uyu munsi yageze ku bigishwa be, kandi iyo mpano nyine bayihawe ibafasha no gutangira gukora nyine umurimo Yezu yabashinze bemye kandi nta kibahungabanya. Roho Mutagatifu rero w'umuhoza natwe twaramuhawe mu gihe twakomezwaga. Ntitumupfushe ubusa, ahubwo tugerageze tumwumvire, hanyuma inama ze tuzishyire mu bikorwa kugira ngo duhinduke abahamya koko, abahamya b'umutsindo wa Yezu Kristo, abahamya b'ijambo rye ry'agatangaza, abahamya nyine bivanjiriye ntagatifu. Ni roho rero w'ukuri, roho w'ukuri Imana Data yohereza binyuze kuri Yezu Kristo, hanyuma agahindura kiliziya ye. Kuko rero twinjira natwe turi abahamya, niko Yezu abitubwira, ngo kuko twabanye nawe mu kuva mu ntangiriro. Ibyo ngibyo yabibwiraga intumwa ze z'icyo gihe, ariko twebwe turi intumwa ze z'uyu munsi. Twabanye na Yezu kuva mu ntangiriro, kuvana twakamumenya, kuvana twakabatizwa, ubu ngubu dukomeje kugendana nawe. Ibyo bintu ni iby'agaciro. Twabanye nawe kuvana mu ntangiriro. Ntabwo rero twagera hagati mu nzira ngo dusubire inyuma, ahubwo dukomeze tugende, kandi koko tube abahamya b'ukuri, ukuri kwa Yezu Kristo. Ukuri ntabwo ari amasomo tugenda ngo dufate mu mutwe, ahubwo uko kuri ni ukuhura na Yezu Kristo no kwemera guhindurwa n'ijambo rye mu buryo nyine no mu rugero Roho Mutagatifu agenda abitubwirizamo. Buri wese rero natekereza ku mayobera y'uyu munsi mukuru wa none, umunsi mukuru wa Pentekosti, yibaza ati ese Pentekosti yanjye imeze ite? Roho w'Imana akora ate muri jyewe? Namuhaye rugari kugira ngo akore, cyangwa nakomeje kwihugiraho, hanyuma nibagirwa ko uwo mushyitsi w'agatangaza, uwo mushyitsi w'imena agomba kunkoresha, kandi akanyibutsa ibyo Kristo avuga, akananyigisha n'ibindi. Ivanjiri uyu munsi iranatubwira ko Roho w'Imana turimo azanaduhanurira, kuko ni roho w'ubuhanuzi. Ubwo rero twemere duhindurwe n'ijambo ry'Imana, hanyuma twemere Roho Mutagatifu tumanukiremwo, adukoreremo, kandi adukoreshe ugushaka kw'Imana, adukoreshe ibitangaza bishingiye kuba abahamya b'ijambo ry'Imana, bushingiye kuba abahamya b'urukundo Yezu Kristo muri roho we yabuganije ku bamukunda bose no kubamwakiriye muri ubu buzima. Dukomeze rero turyoherwe n'uyu munsi mukuru wa Pentekosti, ariko cyane cyane kuko twahawe uwo roho, twemere buri munsi, buri gihe mu buzima bwacu, natwe tuzuke, cyane cyane twizitura ku bintu byose bituzitira, hanyuma urugendo rwacu rwa gikristo ntirube neza. Twibukiranye rero n'ivanjiri uyu munsi, kandi tuyihuriremo uko yanditswe na Yohani, kuva ku mutwe wa 15, kuva ku murongo wa 26 kugeza ku wa 27. Turasimbuka gatoya tugere ku mutwe wa 16, twongere duhere ku murongo wa 12 kugeza ku wa 15. Muri iyo vanjiri kandi koko Roho utanga ihumure, Roho uduhumuriza muri byose, adushoboze tube abahamya b'ukuri kw'Imana, abahamya b'ubuzima bw'Imana. Roho nyine agenda
atubuganizamo uko bwije n'uko bukeye. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, n'umunsi mukuru mwiza wa Pentekoste.